Murakoze cyane turi hano nkuko mubibona muri Kigali Convention Center turi mu gikorwa cyo gushimira abantu babaye indashyikirwa mu gufata Korani mu mutwe ariko na nyuma yo kuyifata mu mutwe bakanagira n'uruhare mu gukomeza kuyiteza imbere. No kuvuga ngo bakaba barimu bakadufasha mu bikorwa byo gukoresha amarushanwa ya Korani, kuyakosora, kwigisha bagenzi babo hirya no hino mu turere. Iki gikorwa rero kigizwe no gushimira abantu 10 b'indashyikirwa hano iwacu mu Rwanda, ariko nanone bari kumwe n'abandi 10 nanone bavuye hanze, ubwo bose bakara abantu 20. Hanyuma tukaba tugifatanyijemo n'umuryango mpuzamahanga wa Kisilamu witwa Muslim World League. Akaba ari umuryango utari uwa leta ariko ukorera mu gihugu cya Saudi Arabia, akaba ariho ufite icyicaro ariko ukaba ukorera mu bihugu byinshi bitandukanye. Uyu munsi rero tukaba twakiriye umushyitsi ari we nyakubahwa umunyamabanga mukuru w'uwo muryango witwa Dr. Muhammad Abdul Karim Ali Isa, akaba ari we muyobozi nyine mukuru wa Muslim World League wageze hano muri aya masaha y'igicamunsi, ndetse akaba yakiriwe na nyakubahwa minisita w'ubutegetsi bw'igihugu. Ubwo rero tukaba twamwakiriye mu gihugu cyacu, hanyuma akaba aje kwifatanya natwe mu bikorwa bitandukanye by'abanyarwanda, ndetse no muri iki gikorwa mu kanya tukaba tugiye kumwakira. Hanyuma ubwo azanasura n'ibihe bikorwa nyuma y'uyu munsi? Murakoze cyane. Afite uruzinduko rw'iminsi 3 mu Rwanda y'akazi. Mu bikorwa azasura birumvikana nk'umuntu utari uzi cyane amateka y'igihugu cyacu, azasura urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi ruri ku Gisozi. Hanyuma ariko kandi azanagira n'ikiganiro azatanga, ikiganiro kivuga ku birebana no kwimakaza imibanire myiza n'ubworoherane ndetse no kubana mu mahoro hagati y'abayoboke b'amadini atandukanye. Azadusangiza uburyo idini cyangwa amadini abantu kuba batandukanye mu myemerere bitagomba kuba bibabera impamvu y'amakimbirane, yo kutumvikana, yo kutoroherana, yo kudakorana mu zindi nyungu z'ibyo bahuriyeho. Ibyo nibyo azaba atwigisha, ariko impamvu yabyo nuko afite ubunararibonye muri icyo cyiciro cyo kwigisha ndetse no guhamagarira abantu b'abayoboke b'amadini atandukanye gukomeza gukorera hamwe no kwimakaza imibanire y'amahoro, baharanira kubaka ibihugu byabo kabone n'ubwo baba batandukanye mu madini. Aricyo gikorwa cyo gushimira mu by'ukuri no kuba uwo mushyitsi wo ku rwego rwo hejuru ageze mu Rwanda bisobanuye iki ku Rwanda cyangwa kuri Islam? Murakoze cyane. Mbere na mbere ku gihugu cy'u Rwanda, dukurikije ibyo impamvu aba yahisemo gusura u Rwanda ni ukubera uburyo igihugu cyacu gikomeje kubaka amateka mu ruhando mpuzamahanga hashingiye ku miyoborere myiza ya nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame. Abantu bose baba bifuza gusura u Rwanda mu by'ukuri, ndetse yakigera hano ku kibuga cy'indege yavuze ibyishimo bye, avuga ukuntu yishimiye kuba ageze mu Rwanda. Yari afite mu by'ukuri inyota, afite n'ubwuzu bwo kuhagera, none akaba hageze. Naho ku ruhande rw'idini ya Islam icyo bisobanuye kuba aje hano, biratwereka mu by'ukuri ubwisanzure ndetse n'uburenganzira dufite nk'abanyarwanda bari bo bose mu myemerere yacu, buri wese agahitamo idini ashaka kandi hakaba ntawe uhezwa mu gihugu cye. Ibyo byose uribona ngitaramo nk'iki ngiki cyatumiyemo umushyitsi nk'uwo nguwo aje mu bikorwa nk'ibi, inzego za leta ziri kumwe natwe zikadufasha kubitegura kugira ngo bigende neza, zikatuba hafi, zikaduha ubufasha ubwo ari bwo bwose. Rwose ndahamya neza yuko ari ikimenyetso kigaragaza ko mu gihugu cyacu hari ubwisanzure, ndetse ubwisanzure muri rusange ariko n'ubwisanzure no mu myemerere nk'uko natwe turi abahamya babyo. Murakoze cyane.